wumva inzozi zawe wifuza kuzaba iki? Nta kintu nifuza kuzaba icyo nsigaraje, nta kintu ntegereje uretse gupfa gusa. Sinshaka kuzagira icyo mba cyo, nzaba uko mbayeho nimpfa mfe nk'abandi bose. Nta kintu nifuza rwose, gukina nzakina iyo bampaye nyarye, umunsi wanjye wo gupfa nugera nkomeze nk'abandi bose. Icyo bazasigara bavuga ati yakakinnye filime nyarwanda birangiye, nta bindi byifuzo mfite njye. Cyakora wenda sinzajye kwa Satani, nzajye ku Mana mu ijuru. Nicyo cyifuzo cyanjye kandi Imana izabimfasha. Imyaka ya purani narayirengeje. Buriya iyo ugeze mu myaka 35 nta kintu ufite uringegera, n'ubundi upfura ingegera. Ubundi utangira purani wenda ugeze muri 27. Ese kuki uteganya kuzapfura ingegera? Nararangije. Ari Imana nimfasha nkabona nkakomeza nkibonera yo kurya, nawe twaba rukama 5, nahura na mabuja se akama 5. Nta mwana nzabyara, nta n'umwana nyine. Nshatse n'umugore azambare ntituzabyara. Nta mwana nshaka ko kunesha umutwe ngo boda boda bamukaye ku ishuri. Oya. A few moments. Gusa thank you. Ntabwo mbara kakaye nabone nakepfuni. Mbabari. Ndagukunda nkwambitse impeta kugira ngo n'abandi bazabe bayibona. Uwari wese ntazigera kugendaho nge nkwambitse impeta. A few moments later. Mukaza kubyo mvumo yawe ndagikubita. No. Ndamukubita nzovu. Oya. Wese mvumera mvumo yawe. Ndeka none wanda. Ndeka. Wanda yawe. Sibyo. Mukaza sonchira nibyo bishaka ngo ticha dakiborosa. Kandi rero. Debaze urabona n'umugabo. Usa ndamukubita kandi. Ndagakubita. Oya. Agakisa. Nzobuzibishaka. Wambwiye ngibyo usakora ngabantu basumirwa ngo nanje ubwanje nzumirwa. Ndume koko. Haranditse ngo nzagiha urubyaro rwawe none ngihaye kukirebesha amaso gusa ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Dushimire ingabo zacu z'igihugu igihe bari bafite umuhate wo kuza kurwanira igihugu, bari bafite ibintu byinshi baca intege, umwe akababwira ngo ntago muzakigeramo ngo ntaki, ariko tuzishimire zo ntizakirebesheje amaso gusa, zaravuze ati byaratubyaye tugomba kukirwanirira, ntibakirebesha amaso baraza bakigeramo. Haleluya! Bwira mugenzi wawe ngo zakigezemo, aho zakigeremo murebe isuku gisigaye gifite, umutekano, amazi, ingabo zacu zarakoze. Guys, thank you so much. Murakoze cyane. Mugoroba uyu ni umwaka wa kabiri ndi guserebura maze performinga. Ntako ntagize igera koze ryera ishoboye, reka dukomeze tugerageze. God bless you. Ali bobo. Waje fa bidi. Jesus. Dayila. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Nateye imbere njewe. Yes. Umuntu ni mubi. So abivuganye iki? Ubwo wateye imbere nicaye hano. Wowe uri aho ngaho izuba rya kumenya mu kamere mwana. Do arirute dore umuntu. Urumva? Muvunye. Muranyanga ariko nta ribi. Nicaye hano mu Gasaka izuba rirakwisha. Nzovu ukumbura iki mu bwana bwawe? Mu bwana bwanjye ibyo nakoraga mu bwana se. Ukumbura iki mu bwana bwawe? Nkumbura ko twakinaga agati, bibira bivuga ngo agatambaro k'umwana ngaka karese nako twaragakinaga. Hari n'indi twakunda kuririmba ngo ngiye gusoroma urunyogwe ngiye gusoroma urunyogwe mu gitondo kare cyane, uwo mushaka nuhe uwo mushaka nuhe mu gitondo kare cyane, ngewe ndashaka yaka. Ubwo iyo navuga ngo ndashaka yaka yarazaga tugakoresha imbaraga,
nimba yakamukure nkamuzana mu banjye yabanaga wacu none kurana rwa akaba ngo butuje kujurira ubu tuje kujurira tondokare cyane ubwo none bakavuga iti nimba ari manasi umushaka ndende bakavuga iti turashaka nzu bakoza bajya gukururana uyenda byaterwaga bacaga umunyantege nke barashobora gukurura bigashoboka nukuvuga kuko bavuze ko ari abantu 10 ku 10 babaga ari benshi bafatanye mu nda gutyo bira bintu byaryoga ni ibintu twakinaga turabana naririmbaga rega ariko icyo gihe ngo ngiye gusoma urunyogwe hari ibintu ngiwe banashaka ntabwo mbashaka umuntu uzana ibintu bya relationship ngabigire nkaho turi mu gihe cya Jacques na Rosa cyangwa turi mu gihe cyakira urumva ibintu byose byabaye update friendship zaba update imiziki turi gukora yabaye update icyo mushaka ko muzi inkundo zose muzigira nk'iza 2001 ubwiza uyu munsi ugomba kumera gute uyu munsi ntabwo turimo turakaza ibintu ko turimo turikundanira bisanzwe sungire nkaho wabyaye nanjye sinakubyaye come on and let's make it clear ntabwo bro ntabwo nakubyaye usibye kuvuga ngo nase gura tarya now Yesu banje uranshinzwe turakundana ariko come on cool it down none se umukunzi washa asanzwe uri kumwe n'undi mukobwa ukwiye kwitwara gute ahita guhita matsuza enda barogoye nciye inyuma nta bibi niyo nabime njye niyo wabimbwira uziko njye naguha uburenganzira njye dukundana ukambwira ngo kiracyana aragishegeye njye nanakigushakira ariko kabimbwira boyfriend ako kantu gasubiramo neza njye nkundana n'umuntu akabimbwira ati uramwana gutya aho kujya azanshima agende yihishe ngo nzabimenye buriya uzi kumenya amakuru utari uzi kunababaza ariko iyo yagiye ubiza ahubwo uzumubaza bya bimeze bite se wasanze ari neza usanze wenda akubwiye ngo ni neza wakiheba ariko wenda wayagerageza nakakoresha ati cyane nkawe ati nta na diri irimo nuko ukibona kigenda kugira basi agushimisha ako kata wumva ko nyine ariko tuvuga ati ndacyari je hari uwo twigeze kubana gutyo mbere seri to be honest bigenda kubana gutyo akajyaza nk'ahantu nakoreye nkajya mbiba yakagiragira ari we cyadanje twagera nk'ahantu agakunda icyana nkabibona kuko njye nari muzi nkabona ko yagikunze nkavuga ati fresh se ngutemo ngo fresh nkata nkizana kuri table tukicara tukaganira nkahita mbaha nk'akanya kujya abantu tunimero nkahita ncika nkamubaza nimero azibonye te fresh noneho nkazavuga ati ubwo nimujya guhura uzambwire aho kujya nzumve ngo mwarahuye ntabizi bajya guhura akambwira ati se kaje kundeba saririwe nkavuga ati we ntariba ahubwo uze kumbwira byarangira akambwira sha nta n'ikibazo gize ariko story yakubaye cyego n'ubu yamba kuko njye ntago njye nakuzirika njye se narakubyaye abantu batazi iby'indege cyangwa se kwitwara wabanyuramo gato ukabahereza babwira ukuntu bigenda indege ubundi bafata 1 2 3 bagahita bakupa amatara n'amaso no telefone hoya ubundi iyo ufashe indege ukandamo hagati iyo ukanze kongeraho isi ntagarurira igira uhita ukanda 0 rero n'umubare muremure kandi 0 nasanze barayikubise